uwo munsi agera nyine aho ngaho mu rugo, sinzi ukuntu nanjye byagenze. Umugabo yangushije mu cyaha. Mvugana n'umugabo wanjye neza, nta kibazo dufitanye mu bukene bwose. Umugabo ashakishiriza urugo, nicaye mu rugo. Komera bibaho. Simbizi ko bibaho, gusa agiye ibintu byambayeho, sinzi ko n'abandi nyine bibaho. Umugabo wanjye yakoreshaga buryo ki bushobotse bwose ntitugire ikintu na kimwe tubura mu rugo. Mu bushobozi bwacu akugera naramuhemukiye. Komera. Icyo gihe byagenze guteze kugira ngo bya nshuti y'umuryango ikugwishe mu cyaha? Yangushije mu cyaha, ndyamana nawe mu rugo iwanyu? Iwanjye. Iwawe n'umugabo? Uwo munsi natwaye inda ntabizi, sinzi nimba bibaho. Najyaga numva ngo abantu ngo babyara abana bakabajugunya, cyangwa se babyara abana ntibabakunde. Kumva ntibishoboka ko umuntu ashobora kubyara umwana ngo amwange. Rero uwo mwana naramwanze, binanira kumwonsa n'amashereka, noneho ndayabura. Izo sitirese zose n'ibyo bibazo byose, nkareba ukuntu urugo rwanjye rwangiritse hejuru yanjye, nkareba ukuntu uwo munsi agera nyine aho ngaho mu rugo, sinzi ukuntu nanjye byagenze. Umugabo yangushije mu cyaha. Mvugana n'umugabo wanjye neza, nta kibazo dufitanye mu bukene bwose. Umugabo ashakishiriza urugo, nicaye mu rugo. Komera bibaho. Simbizi ko bibaho, gusa agiye ibintu byambayeho, sinzi ko n'abandi nyine bibaho. Umugabo wanjye yakoreshaga buryo ki bushobotse bwose ntitugire ikintu na kimwe tubura mu rugo. Mu bushobozi bwacu akugera naramuhemukiye. Komera. Icyo gihe byagenze guteze kugira ngo bya nshuti y'umuryango ikugwishe mu cyaha? Yangushije mu cyaha, ndyamana nawe mu rugo iwanyu? Iwanjye. Iwawe n'umugabo? Uwo munsi natwaye inda ntabizi, sinzi nimba bibaho. Najyaga numva ngo abantu ngo babyara abana bakabajugunya, cyangwa se babyara abana ntibabakunde. Kumva ntibishoboka ko umuntu ashobora kubyara umwana ngo amwange. Rero uwo mwana naramwanze, binanira kumwonsa n'amashereka, noneho ndayabura. Izo sitirese zose n'ibyo bibazo byose, nkareba ukuntu urugo rwanjye rwangiritse hejuru yanjye, nkareba ukuntu nahemukiye umugabo wanjye. Komera. Nahemukiye umugabo wanjye mu bushobozi ubwo ari bwo bwose yari afite. Nta kintu twigeze tumuburana n'abana, mva nta kazi ngira, nta kintu na kimwe nkora, ariko akarwana agira ngo ntagira ikintu na kimwe mbura. Ambaza iki? Uwo nyine nyine mu kazi? Nyine yambaza iki se? Ntunareba umwana wawe? Nubwo twarahuriye aho ngaho, ariko nyine naramurebaga gutyo gusa. Nyina amufite aranamwonsa. Nyina anamwonsa ureba? Cyane, ariko nkabona nyine si uwanjye pe. Byatangaje. Kandi musanzwe ugira urukundo rw'abana bawe? Cyane aramwonsa ariko konsa umwana we, nkabona n'uwe pe.
nkabona ni ukuri mba urumva uwo mubyeyi ahubwo atari umubyeyi utanga nawe noneho urumva nabyo bidatangaje. Hari uwundi muntu ushobora kubikora ibyo bintu, ako nyine yaramufashe amushyira ku ibere aramwonsa nyine n'umwana we n'imbere yawe akuramo ibere aronsa nyine aho ngaho twari turi nyine twagiye kwiyandukuza. Baramuhemukiye, icyaha ntazigera, sinzi ko nzigera akibabarira. Umugabo wanjye rero twaragumanye, musaba imbabazi uburyo bushoboka bwose. Rero umugabo wanjye arambabarira pe, numva ari ibintu byinshi nyine binkomereye mu mutima wanjye, numva nyine binaniye kubivuga. kubera icyo ukunda kwifata byite gutyo se ntuganire ku nkuru zawe, ku byo waciyemo? Simbizi, ngira ngo hari, ntabwo mbizi nyine, hari ngira ngo niko nteye, ntabwo mbizi nanjye nyine niko mba numva ntashaka kugira ikintu icyo ari cyo cyose nyine mba numva nshaka kuvuga nyine kuri jyewe. Ariko nkumva abantu benshi nyine bakunda kuvuga bati iyo umuntu avuze araruhuka, ariko nkumva nkabura n'umuntu nshobora kuganira nawe nyine ngo numve naruhuka, numve nyine wenda ashobora no kunyumva ngo wenda numve nduhutse. Bikugira ngo arikuge sindabikora. ndavuga ko utavuga, kutagira umuntu wizera ngo umubwire, wumva bikuremerera gute? Birandemerera kubera ko abenshi, nk'urugero, hari ukuntu nyine abantu bagenda baganiriza nka bagenzi babo, ahubwo kugira ngo babumve babagire inama banabababarire, ahubwo ugasanga nyine baciye nk'inyuma, ukumva ahubwo arimo aravuga mugenzi we nk'ukuntu ashobora kuba yaramuganirije. Jye rero sinzi nyine, nyine kuva kera nyine nkiri umwana ntabwo sinigeze nyine ngira ikintu cyo kuvuga ngo ndaganira. Ikintu cyarambabazaga kikambabaza nyine nkumva sinshaka kuvuga nyine, sinzi, ngira ngo niko nteye, ntabwo mbizi. Harimo abantu bateye gutyo, bibaho cyane, umuntu akifungirana ibyo, ugasanga rimwe na rimwe harumva aremerewe mu mutwe, akumva bibaho cyane. Ufite inkuru yawe rero wifuza kudusangiza, muri se byagenze gute? Mfite inkuru yanjye y'ubuzima bwangoye, ariko ngira ngo ahari nkibaza nimba ari jye nshobora kuba ahari narayizaniye, simbizi nyine, kubera ko nkiba mu rugo nyine nkiri mutoya, nkiri mu rugo nyine urumva, nkiri mu ishuri, ndatangira wenda mvuga ukuntu nabanye n'umugabo wanjye n'umutware wanjye, urumva twigaga ku kigo kimwe, akenshi ni ku rugo rwanjye nshaka kuvuga. Muri segonderi? Yego, twariganaga nyine urumva, ariko we anyiga imbere anduta, ariko nyine twigana tunaturanye nyine muri karitsiye, urumva. Tuza nyine we aza gusoza aragenda nyine ajya kwishakira akazi, njye nanjye yansigagaho nk'imyaka nk'ibiri cyangwa nk'itatu gusa, urumva. Ndasoza nyine nawe we arasoza mbere yanjye, aragenda nyine ajya kwishakira ubundi buzima, nyine ajya mu kazi. Noneho nanjye ndasoza, noneho ariko kuba twarabanye ntabwo twigeze dukundanira ku ishuri. Nyine hari ukuntu abana baba baturanye banigana, ariko ukumva nyine umwe asa n'aho apinga undi ku buryo wumva udashobora kubana nawe. Ubwo rero biza kurangira nyine nyuma nanjye narashoje, hashize nk'umwaka n'igice gutyo, biza kurangira nyine nawe urumva akazi yari yaragiyemo ashobora kuba yaramaze nyine kubona amafaranga, urumva. Birangije ambwira yuko dushobora kubana, urumva twari tumeze nk'abavandimwe, ari mu rugo ari iwabo, twari tumeze nyine nk'abavandimwe. Birangira rero tubana mu buryo butemewe n'amategeko, urumva. Twaje gukundana, tuza gukundana nyine arabimbwira, noneho kubera n'ukuntu nari muzi, numva nyine nta kibazo gukundana nawe, nyine numva nta kibazo. Tuza kugera igihe antera inda,
anteye inda biza kubaho yuko nta bushobozi yari afite bwo kuvuga ngo dushobora gukoresha byose nyine tukabana. Turabana nyine, ariko tubana nyine imiryango yombi itabyemera. Twebwe ku giti cyacu nyine twifatira umwanzuro wo kuvuga tuti nta bushobozi dufite, twibanire no mu rugo nyine batabizi. Ibyo bari bazi, ariko nyine nyuma baza kubimenya. Ariko urumva nkabwira mu rugo nti rero jyewe mfite umuntu nshaka kubana nawe, kandi urumva nyine nabibabwiraga ariko mfite inda, ariko ntarigeze mbibwira mama. Nakuze nyine mfite mama nta papa nigeze. Nyine nakuze nagiye kumenya ubwenge nyine papa yarapfuye, bana n'abavandimwe banjye nyine na mama. Ubwo rero birangije mu rugo bakambwira ati rwose ni uwa hehe, ni iki nyine, nkababwira nti ni umuturanyi. Noneho mu kubana tubanye baza kumenya ko ari umwana wo kwa runaka. Urumva mu rugo n'iwabo nabwo ntago nyine bumvikanaga neza. Hari ukuntu nyine imiryango ari n'abaturanyi ari n'abavandimwe, ariko nyine ntibumvikane neza. Sinzi, bibaho cyane. Yego, nyine mu rugo birabababaza, n'iwabo birabababaza yuko twabanye. Biba nyine ibibazo, ariko twebwe nyine turagenda tujya gutura ahantu kure, tujya mu Mutara. Urumva iwacu ni Rwamagana niho dutuye. Tujya mu Mutara, turabanye ndabyaye. Haza kugera igihe nyine tuvayo iriya mu Mutara, no mu rugo barabimenye. Urumva twarabyaye, hanyuma birangije iwacu nyine urumva imiryango iza kumvikana yuko hashobora kuzamo bya bindi byo kuvuga kwirega. Ubwo ngubwo birangije baza kubyumvikanaho, baraza barirega nyine, habaho iyo mihango nyine. Noneho tuvayo tugaruka inahangahe Rwamagana, dukomeza ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe buciriritse pe, mu bukene, ariko dufite amahoro. Dufite amahoro nyine, ari muri bwa buzima butari ubuzima nyine, ari ubuzima bugoye, ariko nyine amahoro twari dufite. Ntabwo twabonaga nyine ko ubwo buzima bugoye, ako nyine bwari bugoye pe. Urumva ari ukora wenyine, njye nta kazi nyine nagiraga, niberaga mu rugo gusa. Turabanye, igihe kirageze nza kugira amahirwe nyine hariya i Rwamagana, nza gushaka nanjye nyine. Umwana amaze gukura nshakisha ibiraka, ndavuga gukomeza kwicara nyine si sawa, nshakisha ibiraka nyine nanjye ndakora. Birangije bwa bukwe turabukora, byose arabikora, turafatanya nyine turabikora, biza kugenda neza. Noneho ubwo ngubwo muri 2021 ubwo twabikoze, muri 2020 nibwo ubwo bukwe nyine twabukoze. Dukora ubukwe nyine, byose bisabwa byose nyine turabikora mu bushobozi bwacu bukeya, ariko nyine turabikora pe. Biranadushimisha, n'imiryango nyine irishima, itugarurira imbabazi nyine, baradukunda nyine, nta kibazo. Ubwo rero ubwabo bariyunga. ubwo bariyunga. Birangije noneho ubwo ngubwo naje kubyara umwana wa kabiri muri 2023. Naje kubyara umwana wa kabiri. Ubwo noneho kubera bitewe n'akazi akora, yaje kubona amahirwe yo kujya ahandi hantu, gukorera ahandi hantu hatari hafi nyine. Aragenda amarayo umwaka. Urumva atagera mu rugo. Noneho atagera mu rugo, yego, kubera akazi nyine. Akazi yakoraga akazi, noneho birangije baramuhindura, bamujyana ahandi hantu ajya gukorerayo nyine ari kure. Birangije atari mu gihugu. Yego, atari mu gihugu. Birangije ngumaho nyine n'abana, akazi nako nyine urumva ibyo birakana narabonye, byageze aho nyine birananira byo kuba ndi mu rugo jyenyine. Ariko ubwo ngubwo hari
hari inshuti nyine twageraga, hari ukuntu uba ufite nk'inshuti y'umuryango nyine hafi, urumva ikaza nyine bakaza bakamfasha nyine, ni umumama n'umupapa nyine bakadufasha nyine mu rugo, bakamfasha nyine mu rugo. Hari ukuntu abana bajyaga ku ishuri, noneho nkaba ntabona uburyo bwo kujya kumucyura ku ishuri, uwo mupapa akazajya ajya kumunyurira nyine, akamfasha nyine mu buryo bufatika, mu buryo nyine buri aho nyine bwo kumenya wenda ngo inshuti y'umuryango imeze ite, imeze itya nyine, gutyo nyine bisanzwe, urumva. Birangije akazajya nyine, urumva akazajya nkocingira nk'umwana, urumva ku ishuri nari ntakimukocinga, n'akazi ndavuga nti akazi reka nkihorere nkurikirane mu rugo, kuko urumva umugabo agiye kure, sinzajya mbona ukuntu abana, umwe ni mutoya ntago yari yagatangiye kujya ku ishuri, nzajya mbona uburyo ki umwana azajya ataha byibuze nkamukoresha naho umwaka nyine, urumva mva muri ako kazi mvuga nti nemere nkurikirane urugo neza, ndumva byaruta kuba ndi mu kazi nanataha nyine bigoye. Twageraga akazi nyine kavunanye cyane, gataha nijoro, nkataha nkasanga abana nyine baryamye nyine, ukabona hari ukuntu biba bitameze neza, nkabona nyine ntabwo mbikurikirana neza nk'ukuntu nakabaye ndi mu rugo muri bwa bushobozi bukeya, ariko nyine nkumva nta kibazo. Ubwo nyine ndicaye mu rugo, abana ndabakurikiranye. Noneho uwo mugabo nyine wari umushuti nyine w'umuryango, we aza kunyiyegereza, atari nyine simbizi ukuntu we yabitekerezaga mu mutwe we aza kumfasha mu rugo, atari nk'ubushuti bw'umuryango gusa, ahubwo nyine wenda we ahari afite ibindi bintu yitekereza, ariko njye nyine nkumva nk'umuntu w'inshuti, nk'umuntu mukuru nyine, nkumva nyine njye byose ntabwo nigeze ntekereza ibindi bintu, nkumva nyine ni ukumfasha gutyo gusa bisanzwe. Nkumva umuntu nyine akazajya ataha kare, noneho yari afite umwana, hari umwana we yiganaga n'uwanjye ku ishuri ryabo, noneho bigeze aho madamu waramamagara ati se umugabo ko ataha bwije, nta kuntu wamfasha umwana wacu akazajya ataha aho ngaho mu rugo, noneho akazajya aza kumucyura. Tumva nyine numva nta kibazo, ari umugore ubinyisabiye, ndavuga nti ntacyo bitwaye. Birangije umwana akazajya atahana n'uwanjye nyine mu rugo, numva nta kibazo. Umugabo akaza akamucyura, noneho bigeze aho akazajya umugabo ataha mbere, urumva abana bataha saa 11, noneho we akazajya aza hakiri kare. Ndibaza se nyine sinabyitaho, mvuye mu kazi hakiri kare, reka mpace ntegereza abana, ntacyo. Ubwo arahaciye, ahaca bwa mbere, ahaca bwa kabiri, urumva twari turi ahantu mu gipangu cyegeranye nyine n'abandi bantu. Ndavuga se uno mugabo utangiye kuzajya aza mu masaha hakiri kare, kandi abana baba batarataha, abaturanyi banjye bazavuga iki? Bashobora kubibona ukundi kuntu, kuvuga ati se hano nyine urumva umugabo ari kure, undi mugabo atangiye kuzajya aza kare, urumva ni ikintu kimuzana no gucyura abana, noneho aje mu gihe isaha z'abana zitaragera z'abana zo gutaha. Nabubwira nti rero jyewe ndumva bitagaragara neza byo kuba utaha nyine usigaye uza hakiri kare. Yari amaze gutaha nk'iminsi nk'ibiri, ambwira ati ko mvuye mu kazi hakiri kare, nta kuntu nahanyura ko abana batarava mu ishuri, nkamurindira aho ngaho. Nkumva nyine jye nta kibazo. Ubwa mbere araza, ubwa kabiri noneho ngeze aho ndamubwira nti oya, ntuzongere kuzajya utaha iki gihe, uzajya utegereza cyangwa se wenda uceho ku ishuri ubarinde, kuko urumva yaragiraga, yaratahaga, wenda banamusanga mu rugo akabakoresha nk'amahomwaka akabasubiriramo, urumva. None umwana we nyine yarageragezaga nyine ahari kurusha n'uwanjye. Noneho ndavuga nti
ushobora kuzajya umfashiriza umwana wenda kubera ko koci nayimukuyeho nta kuntu wazajya ubafashiriza hamwe n'uwanjye akagendana n'uwanyu. Ati nta kibazo, icyo kintu akigendera byo nkumva ni umuntu w'umuvandimwe ushobora kumfashiriza nanjye umwana. Nyine sinzi ukuntu natekereje, inshuti y'umuryango nyine. sinzi nyine numva nta kintu byabintwaye, noneho abigenderaho akazajya nyine abafasha bisanzwe. Uwo mugabo byagejeje mu kwezi kwa yatangiye mu kwezi kwa gatandatu, kwezi kwa gatandatu gushira kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda nyine mufashiriza umwana mu rugo iwawe, mu rugo iwanjye, mufashiriza umwana agataha mu rugo, wenda akanasangira n'uwanjye ku ishuri, ari jye mbibagemuriye ku ishuri kuko ntabwo bemera ko abana batanga bongere bagaruke. Mfasha nyine umwana we muri ubwo buryo. Nawe ndavuga nti amfashirize umwana kuko wenda we baba afite n'umwanya, amfashirize umwana n'izo homework azajya zimukoresha, nkumva nyine nta kibazo. Uwo muntu rero aza kuza kungusha mu cyaha. Ate Tera yangushije mu cyaha mu buryo ntazi nanjye pe. Aza kungusha mu cyaha, atangira kuzajya noneho ampamagara umunsi ku munsi, telefone itavaho, ariko ntagire ikindi kintu ambwira kindi gituma nshobora gukeka yuko wenda sinzi nyine ukuntu ugiye yabitekerezaga, nanjye njya mbyibaza nyine bikanyobera nanjye. Urumva tukavugana nkumva nyine nta kibazo, umunsi wa mbere umunsi wa kabiri nyine tukavugana pe, nkumva ntacyo bintwaye. Noneho ubwo muri uko kuvugana yampamagaraga, wenda akampamagara nka mu gitondo ambaza ati se umwana yagiye ku ishuri? Ntiyagiyeyo. Ubwo tukavugana dutyo, saa sita ese wabonye ukuntu ushobora kuba wageze ku ishuri ry'abana, wababonye wabonanye nabo bameze neza? Nta kibazo. Ikigoroba kongera akampamagara ati se, ati abana bakugezeho? Ati cyangwa mbaceho ku ishuri? Ni gutyo nyine yambazaga. Kera umugabo arangije umunsi umwe, urumva icyo gihe mbere naramubwiye nti ntuzongere kuza mu rugo hakiri kare. Muri icyo gihe cyo mu kwezi kwa 9 yarampamagaye arambwira ati se, ati uri mu rugo? Nti ndi mu rugo. Ati se, ati nahaca? Ati ko wambujije? Ati nahaca, ati ko nari mvuye, hari ahantu yaravuye nyine Rwamagana. Ati ko hari ahantu nari mvuye Rwamagana ko ntari nakoze, ati nahaca nkategereza abana. Ati ko benda gutate kandi ko ntaca ngo njye mu rugo nongere nze kuza kugaruka. Nta kibazo. Rero uwo munsi agera nyine aho ngaho mu rugo, sinzi ukuntu nanjye byagenze. Umugabo yangushije mu cyaha. Rero mvugana n'umugabo wanjye neza, nta kibazo dufitanye mu bukene bwose. Umugabo ashakishiriza urugo, nicaye mu rugo. Komera bibaho. Simbizi ko bibaho, gusa agiye ibintu byambayeho, sinzi ko n'abandi nyine bibaho. Umugabo wanjye yakoreshaga buryo ki bushobotse bwose ntitugire ikintu na kimwe tubura mu rugo. Mu bushobozi bwacu akugera naramuhemukiye. Komera. Icyo gihe byagenze gute se kugira ngo bya nshuti y'umuryango ikugwishe mu cyaha? Yangushije mu cyaha ryamana nawe mu rugo iwanyu? Rugo iwanjye. Iwawe n'umugabo? Rero uwo munsi natwaye inda ntabizi. Twari inda ntabizi.
nza kuza kubimenya ko natwaye inda ndabimubwira, ariko kuva uwo munsi nyine ntabwo nongeye kuvugana nawe. Ni umugabo kuva icyo gihe muryamana? Yego. Yego. Sinigeze nongera kuvugana nawe. Kubera iki? Nyine hari ukuntu uba utekereza umuntu, nyine numvise muzinutswe. Yego. Numvise ambereye nk'ikintu cy'igikoko. Sinzi nyine hari ukuntu ushobora kuba uryamana n'umuntu ariko wenda byibuza musanzwe muvugana ku bintu byerekeranye nk'ibyo ngibyo, ariko nta kintu najyaga mvugana nawe cyerekeranye n'ubwo buryo bwose. Yego. Ariko uwo munsi sinzi isura yajemo. Yakugose gute ku buryo ushiduka wamwemera kandi uri mu rugo rwawe n'umugabo wawe? Nanjye ibyo bintu yari inshuti ya famiye. Nanjye ibyo bintu ndabitekereza. Asanzwe yaje afite. Sinzi ikintu Imana, nanjye ibyo bintu noneho ndabitekereza bikanyobera n'ukuri. Uburyo nagiye mbega urumva yaraje aricara nyine mu ntebe bisanzwe, nanjye ndicara turakomeza turaganira bisanzwe. Rero sinzi ukuntu yaje anyicara iruhande, mbega we ni nk'ibintu ahari byari bimurimo, simbizi, ariko jyewe nkumva nyine sinabitekerezaga na gake ariko kuko si umuntu navugaga ngo ndamukunda nshobora no kuryamana nawe. Urumva noneho we mu gihe ibintu byari bimurimo yaramfashe turarwana ariko birangiye andushije imbaraga. Birangira ndushije imbaraga, ndeba kuvuza induru ndi mu nzu yanjye, abantu bari kuvuga bati sinzi. Birangira se umwemereye? Birangira ntabwo nigeze mwemerera, nubwo n'ibyo yakoze ntabwo yigeze abikora nyine kuko hari yabyifuzaga kuko narabyanze, ariko birangira ntwaye inda. Noneho muri icyo gihe cyo gutwara n'inda ntabwo nigeze mbibwira umugabo wanjye. Yego. Natinye kubibwira umugabo wanjye. Rero arindaza, yaje mu kwa 11. Arindaza naratinye bikomeza kugira. Arindaza nyine naratinye kubimubwira. Yego. Ndavuga ibi bintu nabivuga ngo kikoko, ariko muri icyo gihe nyine cyo kumenya ko nasamye. Ihangane no komeze kuvuza mu mazuru. Yego. Muri icyo gihe nyine cyo kumenya ko nasamye narabimubwiye uwo mugabo. Ndamubwira nti warampemukiye, urashaka ko nsenya urugo rwanjye? Warampemukiye, umenye ko wampemukiye. Kuba ntwaye inonda nta kintu na kimwe ku buzima bwanjye uzigera umenya. Ndamwihorera. Kuva icyo gihe ntabwo nongeye kuvugana nawe. Yaranampamagaraga nkamwihorera. N'umunsi n'uyu n'umwe nahise numva mwanze nyine ishusho namubonagamo ntabwo ariyo nyine nahise mwanga, numva ndamuzinutswe, numva nzinutswe umuntu uwo ari we wese. Mbona umuntu ushobora kumureba urya w'ibintu atekereza mu mutwe we wowe utabizi. Birangije umugabo wanjye ageze igihe aza, icyo kintu ntinya kukimubwira. Araza bisanzwe. Gifite igihe kingana iki? Ubwo yaje mu kwa 11, ibyo byabaye ari mu kwa 9. Amezi 3. Nk'amezi nk'abiri ngira ngo ahari. Amezi nk'abiri kuko yaje ari nk'amezi nk'abiri. Ibintu ntinya kubivuga.
na mama ntinya kubimubwira n'abavandimwe banjye ntinya kubibabwira. Nta muntu n'umwe bigeze abimenya uretse njye jyenyine. Ndabyihorera umugabo turabanye muri ya mahoro, muri kwa kwizirika turabana nyine, nkagira agahinda ariko nkanga kubimwereka yuko hari ikibazo nshobora kuba mfite, nkanga kubimwereka nyine tukabana bisanzwe nyine mu mahoro twari turimo. Sinigera mubwira ikintu cyambayeho, ndaceceka nyine ndamwihorera. Igihe cyaje kugera mbyara ari mu kwa gatandatu, biramutungura atabizi, nta kintu n'iki na kimwe azi, atazi uko byagenze. azi ko inda ariye. Abaza abaganga ati nyine biba rwaserera, biti gute wabyara umwana ugejeje igihe? Abaganga nyine urumva baravuga bati umwana agejeje igihe, ariko njye naramubwiraga nti ntabwo igihe kigeze. Ako mbizi neza yuko igihe kigeze, naratinye kubivuga, nkareba ahantu nabihera, nkareba ishyaka ryose yandwaniye ako nkamuhemukira. ndabyara abaganga baramubwira bati umwana agejeje igihe, nta kibazo afite, ntabwo ari bujye mu byuma. Turataha, aranyihorera n'umugabo w'amahoro. Nyine agira nyine ikibazo, ariko bibanza kumugora nyine aho ngaho. Urumva na mama bari bamerekeje na sisita nawe nyine. Noneho uwo munsi n'indi mfata yari ahari, ntabwo yari ari mu kazi, aba ari nawe nyijyanira kwa muganga. Agira ngo nyine ni ikibazo cyo kuba wenda hari ikibazo nagize cy'umuntu utwite, anyijyanira kwa muganga, ariko atabizi yuko igihe gishobora kuba kigeze cyo ahamagara nyine no mu rugo, duhamagara mu rugo badusanga kwa muganga. Ndabyara, ariko nyine ibi bintu bimutunguye cyane. Abaganga bamubwiye ko mbyaye, noneho n'igihe kigeze umwana nta kibazo afite cyo kujya mu byuma. Nyine biramuyobera, nyine nawe bimubana ikibazo gikomeye. Arambwira ati se koko waba ubyaye kandi naraje mu kwa 11, waba ubyaye igihe kigeze? Ndamwihorera nyine biba rwaserera, ariko turataha tujya mu rugo. Nyine byabaye ibibazo nyine. Hakurikiyeho icyo hakurikiye kumbaza ati mbwiza ukuri ndagukunda. Narwanye intambara nyinshi, twahuye n'ibibazo byinshi, mbabarira umbwiza ukuri, uyu mwana ni uwanjye cyangwa si uwanjye? Ariko ubwo urumva kwa muganga yarabimbajije, ambwira ati ni gute ubyaye muri uku kwezi? Ntabwo byaba bishoboka ko umwana ari uwanjye. Ndamuhakanira, ntinya kubimubwira. Umwana araruha, aramwandikisha. Yego. Ndamubwira nti mbabarira ndakwinginze. Nyine urumva yamwandikishije agiye gusezeza, agiye numvaga nataye n'umutwe, ntazi ko banamwandikira nyine no kwa muganga biriya by'irangamimerere, ntabwo nari mbizi. Birangije turataha, ndamubwira nti rero ntireka dutahe,
ntacyo ndaza kuza kukubwiza ukuri, ubwo uraza kunkorera icyo ushaka. Turataha, urumva na ba mama nyine bose byarabatunguye, birabatungura nyine no mu rugo, urumva famiye zose noneho zitangira kubimenya. Ati madamu wa runaka yabyaye, madamu wa runaka yabyaye, urumva hose nyine batangira barabimenya. Ati madamu wa runaka yabyaye, kandi igihe ntabwo cyari kigeze, n'urumva bahita babimenya. Turataha, mubwiza ukuri, ndamubwira nyine ukuntu byose byagenze, ndamubwira, ndamusobanurira. Yego. Ndamusobanurira ndi ntabwo ari uwawe. Ati ise ninde? Banza no kumugora cyane, byarananiye nyine kubimubwira. Ndamumubwira uwo munsi nyine mumubwira. Gusa twageze mu rugo byananiye konsa uwo mwana. Kubera iki? Byarananiye, sinzi impamvu. Sinzi ukuntu nabivuga, sinigeze nkunda uwo mwana pe. Sinzi nimba biba, najyaga numva ngo abantu ngo babyara abana bakabajugunya, cyangwa se babyara abana ntibabakunde. Kumva ntibishoboka ko umuntu ashobora kubyara umwana ngo amwange. Rero uwo mwana naramwanze, binanira kumwonsa n'amashereka, noneho ndayabura. Izo sitirese zose n'ibyo bibazo byose, nkareba ukuntu urugo rwanjye rwangiritse hejuru yanjye, nkareba ukuntu kera nahemukiye umugabo wanjye. Komera. Nahemukiye umugabo wanjye ku buryo sinzi ko nzigera nibabarira. Nta n'undi muntu ushobora kunyumva pe. Nahemukiye umugabo wanjye mu bushobozi ubwo ari bwo bwose yari afite. Nta kintu twigeze tumuburana n'abana, umva nta kazi ngira, nta kintu na kimwe nkora, ariko akarwana agira ngo ntagira ikintu na kimwe mbura. Kera naramuhemukiye, icyaha ntazigera, sinzi ko nzigera nkibabarira. uzi umuntu kukurwanira ishyaka ariko ntubimenye. Kujya ukomeza kubivuga gutyo kandi numva nta ruhare rwawe uko watubwiye kuryamana n'umugabo. Kuki ukomeza kuvuga gutyo ko wamwemukiye kandi numva nta ruhare rwawe? Byibuza hari ukuntu byibura nawe nyine tujya tuganira akambwira ati byibura niba warankundaga koko iyo icyo kintu kikubaho byibuze ukakimbwira ko twari kugira n'ukuntu tubigenza, ariko ibingibi byose ni bibi. Nyine kuva iyo nayitwara byarananiye kuvuga, sinashakaga ikintu nyine, byarananiye ibintu byose, sinzi ukuntu byambayeho. Umutima urahuma, mbura ubwenge nyine, mbura ubwenge bwo kugira ikintu, byibuza niyo nza kugira umuntu ngisha inama wenda, ariko ngira n'indi nama tukagira n'ubundi buryo wenda twari kubigenzamo simbizi, ku buryo icyo kintu nawe ati byibura ukabura n'umuntu n'uyu n'umwe ugisha inama. Byarananiye nyine, umutima wanjye sinzi ukuntu byagenze, nyine numva nshaka guceceka gusa, sinagira ikintu na kimwe mvuga. Ati byibura nimba byarabaye utabishaka kubera icyo utabimbwiye, ngo bimbwire nkiza ko iyo nda yari ikiri ntoya, umbwire ibintu byakubayeho. Ati tukagira ikintu uko tubigenza nyine bikarangira, byibuza n'imiryango itagiye kubimenya n'abantu batagiye kubimenya bose. Ako nyine
sinzi nyine impamvu njya mbitekereza agiye bikanyobera nyine bikanyobera burundu. I know ni igeno ni kiba cyabaye kigomba kuba ni destiny. Simbizi, ntabwo mbizi nyine. Ndetse umwana waje kumukunda ntabwo nigeze mukunda umwana, naramubyaye ubwo nyine naje kumubwira se, mubwira ukuntu byagenze, mbabwiza ukuri, numva na famiye nyine ndabimubwira. Simbizi, umwana naramufashe ndamubahereza, baza kumutwara, noneho umudamu we aramufata amushyira kuri, urumva umudamu we yari afite umwana nk'uw'umwaka cyangwa nk'amezi 9, sinzi nyine gutyo, umwana ukiri mutoya nyine nawe yari akiri ku ibere. uwo mwana ndamubahereza nyine turabibabwira. uwo mwana aramutwara nyine umudamu we, turabivugana nyine barabivugana. icyo gihe ubibabwira hagati yanyu nk'inshuti byari bimeze bite? umugabo wawe byemeze gute? twarateze tujyayo, tujyanayo nyine na musaza wanjye na anko we, tujyayo. Anko umugabo wawe? Anko umugabo wanjye na musaza wanjye, turagenda tujyayo nyine. Urumva kuva icyo gihe ntabwo yigeze yongera kumenya amakuru yanjye, babonye gusa tubituyeho. ntiyigeze amenya ko natwite? ntabwo. uwo mugabo we yarabizi ko ntwite, ariko nyine ntiyongeye nyine kumenya amakuru yanjye. naramwihishaga ku buryo bushoboka, sinashakaga no kumubona mu maso yanjye kuva icyo gihe. noneho uwo munsi nyine bagiye kubona, babona nyine tubagezeho, bumva twari tuhazi, babona nyine tubagezeho nirumva nawe biramutungura. n'umudamu we nyine urumva nyine byari ibintu bigoye, byari ibintu bitunguranye. tubageraho nyine barabibabwira ati uyu mwana uramwemera? ati ndamwemera. ati ahubwo ati nanjye ikibazo nahoraga nishinja mu mutima wanjye nuko iki kintu cyabaye, sinkibwira umugore wanjye yuko ibi bintu byabayeho. ati sinigeze mbibwira umugore wanjye, ati ahubwo nkahora ati nibaza ukuntu no muntu abayeho nyine, ati bikanyobera. ubwo twemeranya yuko umwana amufata. umugore abifata ate? yiyakira ate? umugore nyine nawe byaramutunguye, biramugora nyine kubyakira, ariko nyine arabyakira. umwana bukeye nyine twemeranya yuko umwana wabo baza bakamutwara, nanjye nkaguma mu rugo. umwana baraza baramutwara. bamutwaye umva kumeze utumure? nta kintu na kimwe nigeze numvaga, ahubwo numvise mbohotse mu mutima wanjye. wumvise utuye umutwaro? numvise ntuye umutwaro, ariko kuva icyo gihe ndwara umutwe udakira. nkora numva ndwaye umutwe, ako nyine bikageraho ugashira. urugo se mwararwubatse? umugabo wanjye twaragumanye, musaba imbabazi uburyo bushoboka bwose. umugabo wanjye arambabarira pe, ariko agira agahinda nawe gahoraho kuva icyo gihe. agira agahinda ariko sinzi ikintu cyambayeho, sinzi.
agira agahinda se gute gaturutse kuri ibyo byose? Abakubwira abambwira ati nyine urumva ntago amagambo yabura, urumva mu baturanyi hose urumva duturuka ahantu hamwe n'imiryango yacu nyine hakavugwa byinshi, urumva icyo kintu kibayeho umugore ubyariye undi mugabo, urumva icyo kintu kibaho, ibyo bintu ntibibaho. Biragoye ariko urumva nawe ntago nyine icyo gikomere yagize igikomere ati najyaga nkwizera akabona nta kindi kintu gishobora kuntandukanya nawe, ariko atari ko ati numvise nshaka gutandukana nawe, ati nubwo nakubabariye bwose ariko ati abantu bigeraho bakambwira bati n'ubundi uzajya usubirayo, ati cyangwa se ujye kubaza amakuru y'umwana wawe, kandi ni ukuri kw'Imana nta nubwo mba mbitekereza, simba nanamutekereza nyine ngo numve mufite nk'igishyika cy'umwana wawe, numva atari umwana wanjye neza ukumva ni ukuri kw'Imana. njya mbimubwira nawe nyine ntabyemere, akambwira abantu nyine ngo baramubwira ngo buriya ngo nuko umugore yanze gusenya, ngo ariko buriya ngo abakunze umwana we, kandi ni ukuri kw'Imana simukunda na gake, nyine mba numva nyine ntaranabyaye. icyo si ikibazo, simbizi kudakunda uwo wabyaye, simbizi. wari umutwite, igihe wari umutwite wumvaga bimeze biti? hari ukuntu muragira santima zo gutwita? ntazo nigeze ngira, ntabwo nigeze zigira, nyine sinigeze numva nishimye kuva namutwita, sinigeze nishimye. naho umugabo aziye nyine hari ukuntu umuntu yijijisha ufite ikibazo kandi ubana n'umuntu, noneho no mu buryo twabanaga nk'abavandimwe, urumva ari urugo rw'amahoro ruseka, agira ibiganiro nyine bisetsa bihoraho, agahora dusetsa mu rugo n'abana, tugahora nyine mu mahoro, nyine ashakishiriza urugo, urumva akumva niyo nabaga ntwite ntiyashakaga yuko ngira akazi nkora, ariko icyo gihe ntwite kuko njye nari nzi ikibazo numvaga nshaka byibura, ntarwanaga no kujya mu kazi, ariko akambwira toya wikajyamo, nkahora ndwaragurika, kandi ubundi mu bandi bana ntabwo nigeze ndwaragurika. yari wakangaye? yari umwana ubwo nyine yari uwa gatatu. yego, kuko umugabo yari agusigiye babiri. yego, uwo nyine ni uwa gatatu, ariko umva ari umuntu utanga amahoro mu rugo nyine, ariko nyine urumva icyo kibazo cyajemo, ntagukumbura n'umwana na gato na gato? nyine simukumbura, mba numva sinzi nyine ukuntu nabivuga. niba nakubaza se wenda ngo kuki utaza kureba umwana wenda umugore w'uwo mugabo ko ntabwo ashobora kubimbaza, ntabwo nyine abimbaza, nta nubwo ufite wenda igishyika cyo kumenya ngo nyine noneho nanjye icyo nicyo kibazo ngira, singira igishyika ngo nyine mba numva ntarabyaye. se wenda mukasamureze gute? mba numva ari uwe, yaranamufasha amushyira ku ibere kuko yari afite umwana mutoya. bose nimba simbizi, nimba yarabonyeje bose, nimba yaramukuyeho uriya wabo mukuru wenda konsuwa, simbizi nyine. wabimenye gute se? urumva uwo mugore twari dusanzwe nyine tuvugana, urumva twari dusanzwe turi inshuti, nubwo nyuma y'icyo gihe kugira ngo umwana, urumva habayeho ikibazo ko umwana yari yaramwiyandikishijeho, bashaka ko biba ngombwa ko amwikuraho akamushyira kuri se. icyo gihe rero nabwo
umugore nyine yaramvugishaga. Kuvugisha suko urumva icyo gihe yamvugishije ashaka ko ngira muha sinzi icyo gihe umwana ngo yari yavukanye n'ikibazo cy'amaso. Ashaka yuko nyine tumuha ubwishingizi kugira ngo ajye kwivuza. Ajye kwivuza ku bwishingizi bwacu. Umugabo abanza no kubyanga ati nimugende mumuvuze 100%. Namwe nyine ni mumuvuze n'uwanyu mumuvuze 100%. Urumva umwana barabanjije ngira ngo ahari bamujyanyeyo, bigeze aho umwana arakomeza nyine arwaranga amaso. Ngeze aho umugore nyine aramvugisha ati mwamfashije ko bigoye kumuvuza 100%, mwamfashije byibura tukabona n'ukuntu tuzajya tumukingiza tukanamushakira ubwishingizi ko ari amezi 3 umwana yivuriza kuri nyina, ubundi natwe tukamushakira ubwishingizi. Ubwo nyine umugabo arabyemera abaha ubwishingizi barivuza, bavuza uwo mwana. Urumva uwo muntu ukuntu ameze? Nifura. Simbizi nyine, ntago mbizi. Ubundi abandi hari igihe n'ibyo bintu bibaho bakanatemana nyine bakicana, akaba umwe yakwica undi. Ariko ibaze ibyo bintu byose kandi akambabarira, turakomeza turabana. Mubana gute rero? Uburyo tubana rero kuva icyo gihe nyine urumva byaje no kujya mu nkiko nyine kugira ngo mu nkiko nyine ngo umuntu ajyayo kubera ko ashaka nyine na biriya byo kumwikuraho kugira ngo yishyire kuri se. Ubwo nyine byarabaye nabyo tujyayo nyine mu kwa 10 ngira ngo tujya amwikuzaho nyine ngo ajye kuri se. Ako nyine urumva ukuntu mbere urugo rwari rumeze ntabwo ari kubungubu nyine gutyo ako kanya. Kandi nkamwumva cyane pe, nkamwumva kuba ari igihe wazanye ni nk'aho ari igihe wazanye ikibazo mu rugo ngira ngo. Kandi nanjye nkatekereza uburyo nyine sinigeze ngira ubwenge na buke pe, kuko ibyo bintu byose ahari ntibiba byarambayeho iyo nza kuba naragize ubwenge ngo ntekereze neza. None se mureba uyu munsi ntabwo ujya utekereza ngo uvuge uti wenda nko mu myaka 10-15 umwana nakura akabona ko anyanditseho akwanditseho wowe nka Mulisa, ntabwo biza gutera ikindi gikomere, akamenya ko utigeze umukunda, utigeze umurera? Simbizi, mba numva ntabitekereza, gusa mba numva atari uwanjye, mba numva ntarabyaye. Niko nyine niko mba numva ntekereza. Sinigeze mukunda na gakeya, kuko no kugera mu rugo icyo gihe sinigeze nyine amashereka yaranze burundu nyine. Aribana, arifu. Sinamwonsa pe. Amashereka wamufataga mu biganza byawe? Mwonsa se? Kumwonsa, kumuterura mu gihe wamumaranye, si iminsi 3 wamumaranye. Wumvaga umeze gute muri wowe? Nta kintu na kimwe nigeze ntekereza, nta nubwo nigeze muterurira. Iyo yariraga se wumvaga ntacyo bikubwiye? Muri iyo minsi mama yari ahari, akambwira ati mwonse, bikananira nyine kumwonsa, nkumva sinshaka no kumufata. Paka igihe nyine agendeye, numva mu mutwe noneho nibwo nduhutse kurushaho kuba yaba ari aho ngaho. Noneho umugabo muri icyo gihe arambaza ati se, ati ko nakubabariye ibintu byose, ati buriya ntugira ikibazo cyo kuba wenda umwana wawe akuri kure, niwe wamubyaye, uri mama we. Ati narakubabariye, nimba wumva. Noneho jyewe nyine nkakomeza numva ngira agahinda ko kuba nkahora nishinja ko nahemutse.
iyo nza kuba narabwiye umugabo wanjye byibura ubu ntabwo nari kuba mfite igikomere nk'icyo mfite ubu ngubu, ariko nyine nkahora nishinja ukuntu nyine namuhemukiye, byibuze simbimubwire. Kandi twaraganiraga buri munsi, akamvugisha buri munsi, ako simbe naramubwiye icyo kintu. Ati nimba narakubabariye, nababariye n'umwana wawe, uzagenda umuzane nimba wumva aricyo, ariko wenda ushobora kumva wakira agahinda gakomeza buri munsi urira. Ariko jye mukurira ntabwo narizwaga nyine n'umwana we. Noneho yabona nagize agahinda nigunze, agatekereza ko nagize agahinda ko kuba ari umwana, kamubwira ntabwo ari umwana. Ati narakubabariye, ati narakubabariye, genda uzane n'umwana wawe mubane, nzabyihanganira paka umwana akure bamutware. Akujya nkamubwira ntabwo mfite agahinda k'umwana na gakeya, sinzi ko bibaho nyine, ntabwo mbizi nimba bibaho ibyo bintu, ntabwo mbizi, cyangwa mfite ikibazo simbizi. Nkamubwira nta gahinda afite nyine k'umwana na gake ku buryo mba numva nyine sinzi. Iryo joro warayute utari kumwe n'umwana, ijoro rya mbere? Ego mana, nta na rimwe numvaga nta kibazo pe. Ntabwo nta nubwo icyo cyose icyo kibazo ntigeze ngira. Sinzi nyine ukuntu nabikubwira. Muri abana bawe bandi babiri bo bafite uruhe rukundo? Ndanabakunda cyane. Noneho umugabo hari ubwo yambwiraga ati urajya mu rugo nyine dutandukane, ariko abantu basige, nzagerageza ukuntu nzabarera. Nyamugani sinabishobora nyine kubaho ntabana n'abana banjye, nyine nkubuze, ariko byibuze ukama abana banjye tukabana. Aho naba ndi hose najya kuba mu rugo, ariko abana banjye tukabana. Numva sinzi impamvu numva umwana ntaramubyaye pe, si ukukubeshya, ni ukuri. Kubera iki umugabo se yakomeje urugendo hagati yawe nawe, ntavuge ngo cariya na nyecehano? Sinzi nyine sinzi ukuntu nyine byagiye. Ni iki cyabaye hagati yawe nawe cyatumye icyo cyemezo yari yafashe ngo uzajya iwanyu cyangwa tuzatandukana, ariko ntagihagarara? Nyine urumva twarakomeje nyine turaganira, urumva twarakomeje turaganira, tukaganira. Noneho icyo ngicyo cyo urumva hakazamo ibintu by'imyivumbagatanyo. Urumva wenda yaba yumvise nk'amakuru runaka, akavuga bakamubwira bati uriya mugore ntago agukunda, ariko rero nyine bitewe n'ukuntu twari tubanye n'icyizere yampaga, akatekereza ati uriya mugore ntago nyine, ati ntago ariko nari muzi. We akambabarira bitewe n'ukuntu yaranze nahashize hanyu. Ego. Ariko noneho urumva abandi bakamujya mu matwi bamubwira bati ntago umugore waba agukunda yakubyarira aho ngo bikunde. Kandi n'ukuri kw'Imana ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora, ariko ndanze urugo rwanjye. Ibyo bintu nabikoze ntanze urugo rwanjye na gatoya, ntashaka gusenya. Ntanze umugabo wanjye, ni ukuri. Urumva kuva umwana yagira mu rugo rw'iyo nshuti kwa se, ntabwo murongera kumenya amakuru y'umwana ngo izi ku kigero iki n'iki? We urumva umugabo arabahamagara, yarambwiye ati ahamagara umugabo akamubaza ati, muri icyo gihe nyine yari arwaye nibwo yajyaga amuhamagara, akamubaza ati umwana ameze ate, ako ugiye nkumva sinshaka no kubyumva. Rero ni umuntu nyine ukunda kwivugira.
ukunda kwivugira ariko ari umuntu w'umunyamahoro nyine, umwana mwiza pe. Ari undi mugabo ibyo bintu yabibwira, ibyo bintu ubundi bwo bibaho. Harimo abantu b'imfura zimwe twita imfura zikarabye nyine sinzi nanjye uwo mutima ntabwo. Noneho nyine akamuhamagara ati umwana ameze ati, muri icyo gihe cyo kurwara yaramuhamagara ati umwana ameze ati, bamuvanye kwa muganga ameze ate biki, kandi njye nkumva sinshaka no kubyumva, gusa akabimbwira ati nabahamagaye ati umwana aranonka atameze neza, ati nta n'ikibazo, nta no kugucyurira kundi, nta no kunyurira, ahubwo noneho hageza igihe urumva abo bantu bamujya mu matwi bakamubwira byose, nyine akaza akabimbwira atari ko se wamugani koko, niba koko unkunda, nimba warankundaga kubera icyo utigeze ubimbwira, ati ubwo ngubwo ntuzajya uca inyuma n'ubundi n'uwo mugabo mukaba muvuga yuko ari imipango mwapanze yuko muvugana, ngo ari wowe ibyo bintu ntiwabitekereza. Ati yuko ari imitwe mwankinnye ngo mukomeze mubane muri ubwo buryo, ati uzajya umuhamagara umubaza uko umwana wanyu ameze, kandi ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, nimba nyine hari ikintu nazinutswe nyine urwo rugo rwose numvise nduzinutswe. Umugabo ntabwo yigeze abaza mugenzi we ati wakoze ibiki, ko wari inshuti y'umuryango? yanabimubarije nyine n'uwo munsi nyine tujyayo, arabimubaza ati ko nari nzi ko muri abantu b'abavandimwe dufasha umwana wanyu byaje kugenda bite. Umugabo nyine urumva nawe yabuze ibyo asubiza, ahubwo amusaba imbabazi cyane, na nyuma aza gukomeza amusaba imbabazi. Na nyuma akomeza kumusaba imbabazi. Nta n'ibintu by'amahane byabaye? Nta bintu by'amahane yigeze agira. Bashobora guhura se? Kandi nkubwira ko tujya kwandukuza umwana twahuye twese tugiye. Umugabo kandi nta kibazo, ariko nyine urumva ari jyewe nyine twagera mu rugo nyine bikongera bikaba bibi, akambwira ati kuki utabimbwiye? Kuki utabimbwiye? Yego, niba koko utarashakaga kumpemukira ngo wibuke ubuzima bwose twaciyemo, kuki utabimbwiye? Nanjye nka buri kintu mvuga ni ukuri, kuki koko ntabimubwiye? njyewe ikintu nakumva ntabwo agakwiye kwibleminga bigeze aho ngaho. Niba umugabo yarakwakiriye, niba umugabo yaragukunze, yakweretse n'urukundo rudasanzwe y'amagambo y'abantu, mu bintu bitabaho ubundi, mu bintu bitabaho, n'abantu bamubwira bati ubundi ibyo bintu nta nubwo bitabaho, ati ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bibaho, ati ahubwo ubwo ngubwo ni agakino bagukinnye, ati ahubwo ngubwo bazajya baca inyuma n'ubundi bavugane, ati cyangwa se aca inyuma ajye kureba umwana we. Kandi jyewe n'umutima wanjye pe, nkabwira nti nta kintu n'iki na kimwe mba ntekereza cy'umwana, mba ntekereza cy'uwo mugabo. Uwo mugabo we umva mana ni nka satani nyine, sinzi mana, satani nyine, satani njyaga numva ngo satani itera ingo z'abantu, igatera urugo rw'abantu nyine ikarubuza amahoro. Nanjye narayibonye ni ukuri. Mbwira rero ku giti cyawe, reka twishakemo igisubizo kuri wowe, n'undi nta wundi muntu ushaka kuguha inama ngo uyumve wowe utishatsemo igisubizo, sibyo? Wumva ari nk'iki cyakorwa kugira ngo umubano wanyu nibura ugaruke? Nk'icyizere yangiriraga icyizere nyine, ukuntu uburyo twabanaga
simbizi nyine yangiriraga icyizere, urumva akangirira icyizere akabona nta kindi kintu ntashobora kugira. Aho ariho hose hari ukuntu abantu baba babanye, ariko aho ariho hose nyine nshobora kujya nkamubwira, urumva akumva nyine we namuremyemo icyizere, ako sinzi ko icyo cyizere cyagaruka, sinzi uburyo nyine nanjye cyagaruka. Iyo utekereje nuko umuzi byanze kunze muraziranye, umwana ku ivuko, umwana w'umuturanyi, mwaje gushakana mu buryo bugoye batabyumva, ariko mugashakana ukamukunda akagukunda, uramuzi arakuzi, wumva icyizere cyaturuka byanze kunze mu mutwe wawe kirahari, hari inzira, wumva byaturuka mu zenzira. Sinzi ukuntu nyine mba mbitekereza, ariko haracyo utekereza kamera nyine simba ntekereza nanjye nyine ntekereje ukuntu umuntu yanduhiye nyine ni nko kunduhira, nta kintu nakoraga, ni ukuri nabaga nyine ndi mu rugo n'abana, ariko ubushobozi bwose ubwo ari bwo bwose nyine dushoboye tukumva tubufitemo amahoro, nta n'ibya mirenge, nta n'ibintu birenze nyine, ariko umva agakora nyine akiyuha icyo, nta kintu cyo kuvunika nzi, nta n'ikindi kintu kintera agahinda. Noneho mba numva sinzi, nta kindi kintu kintera agahinda cyo kuba yaramvunikiye, nyine yaravunikiraga urugo rwe, urumva nta kintu nkora, urumva yego sinzi nyine, sinzi nyine ngiye ukuntu mba ntekereza. wumva se we hari icyo yagakwiye gukora kugira ngo hagati yawe nawe, nubwo wishinja ikosa, wumva ari icyo yagakwiye gukora kugira ngo hagati yawe nawe byongere bigaruke kwa kundi, cyangwa byegere kwa kundi, bishobora no kurenga winevano bikaba byiza kurushaho. Ikintu nyine yakoze ni ikintu umuntu uwo ari we wese adashobora kwiyumvisha, ariko we nyine arabyiyumvisha, noneho akaba ari jyewe ugira agahinda kenshi, kuko nawe hari ubwo agahinda nyine kamufata akantonganya cyane, ako nyine nkumva ntago afite ikosa ryo kuba arimo kuntonganya, urumva, ahubwo noneho akaba ari jye ngira agahinda kenshi, noneho agasubira inyuma we akanyihanganisha, akambwira yuko ibyo byose nyine byabaye, kandi ngomba kumwereka yuko ibyo bintu umutego nyine naguyemo ntakongera kuwugwamo, urumva, nyine akanyihanganisha uburyo ki bwose bushoboka. Urumva haba hari n'amagambo menshi, abantu baba baturuka ahantu hamwe, abantu bose nyine urumva tuba tuziranye, nyine abantu bose urumva ari aho twaturutse, ari aho dutuye, nyine famiye. Noneho urumva kambwira ati ibyo byose byihorere, ureke kubyumva wowe. nkaba ntashaka no kugira umuntu wenda wo kwivuga nshobora kuba nabonana nawe, nkumva simbishaka, ukumva ipfunwe, nkumva ngize ipfunwe, noneho naregira nkabimubwira, ukamubwira ngo nkahugane nawe na runaka, ariko uwo muntu ntagire n'ikintu ambwira, ako nyine naba natashye, nyine naba ndi mu rugo turimo nko kuvugana, nyine akumva hari ukuntu nyine ntarimo kuvuga neza, ntishimye, kuko nahuye na wa muntu nkumva agahinda nyine kakamfata, nkumva sinshaka kuvuga, ati byagenze gute, ntinahuye na runaka, yambajije gutya na gutya, yambwiye gutya na gutya, atari ko se umuntu udafite ikintu n'iki na kimwe aguha, udafite ikintu na kimwe akumariye,
ati ari jyewe ushobora kugira icyo nkumarira, ati nk'uwo muntu aragutera ikibazo kiki, ati katazaza ngo aguhagurutse mu rugo, ati ubwo uragira umutwe w'iki, ugasanga nyine niwe ushobora kuba yankomeza hejuru y'ibyo bintu byose. umureka nkugire inama imwe, n'undi uza kumva kino kiganiro aze muri guca muri komantere, nta guhubuka, nta kujaginga. icyo umulisa ashaka ni inama yawe. uce muri komantere umwandikire, wandike umubwire uti njye numva ngakwiye kubigenza gutya. hari ruzingi wa mugani kuba yarakubwiye ati nahaye kugira ngo unyereke ko iryo kosa utazongera kurigwamo, utazongera kumpemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. amatara ruzingi wowe wa mugani wumva wakora iki kugira ngo umwereke ko urumva nibyo wowe ku mutima wumva utarigeze umuca inyuma, ahubwo byabaye mu buryo bwa agisida, mu buryo wafashwe ku ngufu, niko twabyita, sibyo? byabaye mu buryo bubi kuri wowe, ariko kuri we kugira ngo abyizere, akwizere, twamwumva twese kugira ngo akwizere, nawe ku rundi ruhande njye nakumva, sibyo? wumva ari nk'iki wakora kugira ngo igisubizo ushaka kukishakamo, ukivuze cyangwa utanakivuze, ari cyo wakora kugira ngo umwereke ko utamubeshye? ikintu numva njyewe ukuntu mba numva nk'ukuntu nyine yadutungaga nyine nta kintu na kimwe nkora. ubu ngubu muri njyewe mba numva nkakora cyane kugira ngo ntongera no kumuvunisha, nkumva nakora cyane mana, sinzi nyine, nkumva nakora cyane nanjye nyine nkagira akamaro mu rugo, ibyo byose nyine nkabimwibagiza, ku buryo mba numva nifuza yuko nshobora no gukora n'ako kazi ko gutuma anjya kure, ntazongere kugasubiramo, ahubwo akaba noneho ari jyewe nshobora kuba nyine nakora nkakora cyane ku buryo ari jyewe noneho umushimisha, ku buryo atakongera no kugira ahantu anjya kure, ashobore kuba yajya kure, ahubwo nyine akaba ari jyewe ukora, nkakora nkagira ikintu noneho mumarira. urumva sinzi nyine umurika mubwire genda uwo mugabo, sibyo? nari ndubatse, inama imwe nakubwira, ntabwo kuba wakora ngo umugabo umufashe mu gutunga urugo, nibyo ni byiza kumwunganira, birashoboka ko byaba n'inshingano zawe, ni byiza kumufasha muri ubwo buryo uko ubitekereza, ariko ikintu gikomeye umugabo aba akunda ashaka none ubahuye gikomere nk'icyo ngicyo ni respect, sibyo? kumwubaha muri bwa buryo bwose bushoboka, icyo mu gifaransa bita submission, kwisumeta, kwitanga, kuganduka mu buryo nubwo utakoraga, sibyo? ariko mu buryo buri pozitifu bwiza, utabaye umucakara, sibyo? kubera ko umuntu ashobora gukeka ngo birashoboka ko umutima wawe uri muri uru rugo ariko utari urimo, uri kwa wa wundi cyangwa uri ku bandi, akagukeka uko utari, sibyo? ikintu cyitwa respect cyangwa kubaha, akenshi abagabo bagitanaho konte mu buryo budasanzwe, ku buryo n'akantu kaba gato, sibyo? n'akantu kaba gato werekana respect idasanzwe, sibyo? none ikindi communication
communication. Birashoboka ko twebwe abagabo tudashobora gukominika, ariko iyo ubona umugore ufite umugore ukominika, ukubwira buri kimwe cyose detail kuri detail by'umweko y'urukundo rwanyu, y'aho waciye, y'aho wagiye, y'icyo wowe nacyo, ubwiza ukuri ko bigenda bikemuka. Icya gatatu, kumubwira ko yakoze mu buryo buri clear, kumushimira ko yakoze, ukamwibutsa umunsi ku munsi ko yakoze, yakubereye intwari, yakubereye udasanzwe. Nk'ibyo biri ku mutima wawe, bizagenda neza, sibyo? Bizagenda neza. Mu gushima umuntu burya biba muri respect, biba muri mu kuganduka. None umuntu umeze gutyo, ufite umutima nk'uwo ni umuntu udasanzwe. Agasanzwe ni ukuri. No kumva abagabo ku ruhande bamubwira bati ni gute, ni gute, ni gute wemera ko uriya mugumana. Bamwe wenda bamutuka ariko nawe igicucu kubyumva akabyihanganira. Umuntu kereka nyine na famiye, none na famiye ye aturukamo, ati ibyo bintu ntabwo biba. Uwo muntu akeneye icyo twita respect, kumwubahisha no kugira ngo n'abandi babone ko atigeze yibeshya, sibyo? Kuko aramutse yongeye gukomereka, washiduka n'umuntu atakiri muri ubu buzima, yahita yumva ko koko ibyo bavugaga ari byo, sibyo? Kandi n'impamvu yakwizeye umunsi mukaba mukiri kumwe ni uko hari uko akuzi. Uko akuzi rero ugomba kumuprovinga ko urenze, sibyo? Sibyo? Nibyo birashoboka ugasanga uyu munsi mugize urugo rudasanzwe, kandi cya gikomeye kikavamo ibintu bikomeye mu rugo rwanyu, ku buryo mwaba n'intangarugero kuri ino si, sibyo? Birashoboka cyane. Ku byerekeye n'umwana, birashoboka ko uyu munsi utari kumva santima ze, ariko umwana azakenera ko azakura uzamubona uvuga uti uyu nguyu ni amaraso yanjye. Ntabwo bishoboka, wumva bidashoboka. Ni ukuri pe, nyine simba mbitekereza. Nta nubwo umutekereza. Nta nubwo mutekereza. None aha ngaha rero umuntu uri kutwumva, sito aba psychologists, please, uyu mubyeyi akeneye support. Ni ukuri pe, reka mbwira ukeneye support, sibyo? Kubera ko uwo wabyaye, sito none umubyeyi w'umumama, ubundi niwe muntu uba wumva uri atashe ku mwana we cyane. Nyine ndabizi kuba mfite ibintu, ndabizi cyane. Urabakunda mu buryo budasanzwe. Nyine ndabizi cyane. Ndabizi urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Uba wumva nta kintu gishobora kugutandukanya n'umwana wawe. Nubwo nyine abantu benshi baba bavuga ngo ni ukwanga gusenya ngo ngume mu rugo, ariko iyo biza kuba wenda nshobora kuba nkunda nk'uwo mwana, cyangwa se nkunda n'uwo muntu wundi nk'ukuntu abantu babivuga, nyine nta kuntu nari gutandukana n'umwana wanjye, nari kwemera nyine nkamujyana. Ariko nyine sinzi nimba ntari muzima, nimba ndi na muzima ntabyo nzi. Ako nyine simba numva ari umwana wanjye, nta nubwo mba numva narabyaye. Nyine mba numva n'ibyo ngibyo ntabitekereza na gake. Akwanditseho niyo bagiye kumuvuza, tujura akwanditseho, ugitekereza kuvuga ngo reka mwikureho, iki gitekerezo kikaza muri wowe? Bishobotse nyine nanamwikureho pe. Nyine ejo bundi tujya ajya kumwikuzaho, nyine nuko bitashoboka nyine, ariko bibaye bishoboka nyine no mu mazina yanjye yamvaho akajya kuri ba nyirawe. Kuri ba nyirawe. Mba numva ibyo gutekereza by'uko byo nabyaye, mba numva nyine ntabitekereza ko nabyaye. Mba numva nta kintu cy'urukundo na gikeya kirimo ngo numve hari ukuntu
ushobora gukumbura nk'umwana akumva numva nyine simba mbitekereza. mbese wumva simba mbitekereza ko nanabyaye nyine. wumva uzakurikiza ukabyara abandi bana nyuma yego ukazabishimira cyane. mujye mubiteganya se cyane nawe akabyishimira nawe nyine ababishaka ababishaka nyine nawe uwo mwana kandi nkumva nabyishimira. uwo mwana kuri we umufata nk'umutwaro cyangwa nk'ikosa ryaje mu buzima? sinzi ukuntu nyine nabivuga. ni nko sinzi mba ntekereza ari nk'ikosa kuko simba nshaka no kubitekereza. simba nshaka nyine no kubitekereza wenda kuko hari ukuntu umuntu yiyumvamo yuko yabyaye ukumva nyine ufite ikintu cy'urukundo nyine cy'umwana nk'ukuntu umubyeyi aba yumva akunze nk'umwana we, kumva wenda ushobora nko kugira agahinda nk'ibyo ngibyo byo kuba uzi umubyeyi ubyara agahita nyine abura umwana we ukamutanga. urumva kumwivanaho ari ibintu si byagorana. ako nyine ngiye numvise aricyo kintu gishobora kuba kinduhuye, atari no kuba numva nshaka kubaka, ahubwo nkumva nyine nibyo binduhuye. nkumva simutekereza na gakeya, nkumva si uwanjye nyine, nkumva si uwanjye ni nk'uw'abandi. mba numva nyine atari uwanjye, nk'ukuntu ushobora nko kubona umwana nyine aba hariya ariko atari uwawe. nkumva nyine nta rukundo nigeze ngira pe. wumva iyo umugumana byari kugenda bite? sinari kumukunda kuko sinigeze nanamwonsa. kuva uwo munsi nta mashereka nigeze mbona. kandi hari n'ukuntu buriya umuntu iyo yonsa uba wumva n'urukundo, ukareba umwana wawe nyine ukumva uramukunze. nyine mama yarambwiraga ati wakonyeje uwo mwana bikananira, noneho nta n'amashereka mfite. mwese iwanyu wagerageje kubabwira ibyakubaye ko utigeze ubatengwa ngo ucinye mu mugabo wawe? nyine urumva na mama yabimenye uwo munsi. na mama nyine nabibabwiye uwo munsi nyine abashoke. mama biramushoka cyane nawe nyine n'ubu nyine byaramunaniye nawe, ariko nyine nk'umubyeyi ntiyakwanga umwana we nyine. none se wenda kumwuzukuru, ariko iwabo w'umugabo nyine kuri uwo mwuzukuru si mama? kuri mama yego ntashobora kujya kumureba avuga ati reka jya kureba mu mwuzukuru wanjye? nawe aba yumva nyine nawe nyine ntaba yumva bikunze. nawe aba yumva atabikunze, yumva atari umwuzukuru we nawe. sinzi nyine urumva wenda ntago turongera ngo tuganire, wenda abiganireho. nk'abantu baramubwiraga ati wagize nabi, uba warazanye umwana w'umwana wawe akaba ari wowe umurera ntumutanga. ati se umwana ko afite iwabo nari kuba murera kubera iki kandi afite iwabo? nawe nyine ukumva ntabyishimiye. abavandimwe bawe se? abavandimwe banjye nabo mana, none se Gerard, hari ukuntu iyo ubyaye urumva abantu nyine babyishimira, urumva abavandimwe bakaza kugusura bagafotora n'uwo mwana. ariko nyine n'abavandimwe banjye hari ubwo tuganira bakambwira atari kurero, ati nubwo nibyo byose byabayeho atari kuriya mwana ntabwo twigeze tumwiyumvamo ku buryo tunamufotora. hari na mukuru wacu nyine utaba mu rugo ati sisita yabyaye, ati muze kumfotorera umwana nyine, ati mumunyoherereze. ntabwo nyine ntibigeze babikora nabo nyine. simbizi nyine ibintu byambaye. bamenye se ko atari uwo mugabo? ntabwo bigeze bamwiyumvamo, ni ukuri. sinzi mana, sinzi nimba. mbese mbwira
uramutse ugize gutya imyaka 20 yashize nibyo mwabyaye abandi nyuma y'uwo nguwo imyaka 20 yashize uramubona umuhungu n'umukobwa cyangwa simbizi kamuna munsi atambuka dore wa mwana wawe keretse ari umuntu bimbwiye nyine uramutse umubonye wumva nta kintu nta na kimwe none se nubwo ngubwo ntitwari turi kumwe ese wamugani icyo gihe ntabwo wigeze umutera no mu ntoki wapi noneho na nyina twigeze guhura nyina mukazi yego urumva twigeze guhura nyine yego hari ahantu twahuriye hari ahantu wahise umwita ko ari we nyina noneho na nyina twarahuye nyine urumva amuhetse niba asigaye agendana amuhetse urumva nkumva simfite n'amatsiko yo kumureba nyine amufite niba namureba sinigeze nanamureba naho ngaho ntago nigeze mureba ntakoze se bite ambaza iki uwo nyine nyine mukazi nyine yambaza iki se ntunareba umwana wawe kereka nimba byitekerereza ariko nyine twaraganiriye ibindi nyine ndigendera nyine nawe aragenda ntabwo yigeze abimbaza kereka nimba nyine yarabitekereje ariko nkumva nyine nta matsiko nyine hari ukuntu umuntu agira amatsiko ati ndebe nkumva nyine nta matsiko mfite yo kuba namureba si nyine nubwo twarahuriye aho ngaho ariko nyine naramurebaga gutyo gusa nyina amufite aranamwonsa aranamwonsa ureba cyane ariko nkabona nyine si uwanjye pe byatangaje kandi musanzwe ugira urukundo rw'abana bawe cyane cyane aramwonsa ariko konsa umwana we nkabona n'uwe pe nkabona ni ukuri mba niba uwo mubyeyi ahubwo atari umubyeyi utangaje nawe noneho urumva nabyo bidatangaje hari uwundi muntu ushobora kubikora ibyo bintu ako nyine yaramufashe amushyira ku ibere aramwonsa nyine n'umwana we n'imbere yawe akuramo ibere aronsa nyine aho ngaho twari turi nyine twagiye kwiyandukuza urumva nta kibazo nyine nabonaga nyine umwana aramutse aje akakubwira ati mama warantaye wamubwira uti sinagutaye ahubwo hariya niho iwanyu byakire gutyo keretse baramutse babimubwiye batabimubwiye se ubundi umwana yamenya kubimenya byo azabimenya inkuru ziragenda ibumva ibintu byabaye gutyo kubimenya byo azabimenya ba nyirasenge hasi iwabo byarabaho yego iwabo iyo ngiyo bazabimubwira ariko nyine nyine mba numva sinzigera mba numva ntarabyaye nyine sinzi nimba ndi muzima ni ukuri ariko mba numva ntarabyaye sinzi impamvu reka dusoze tukubwire komera igihe byatangiye numva inkuru yanteye agenda kenshi ndi na confused ariko sinzi impamvu ndi gusoza numva ari uko nyine ubwo sinzi umuntu uri kutwumva mwebwe muri kubyumva gute ari uko nyine kumva umwana ubwo nyine wakire ko ubwo ari waho ngaho twatangiye uremerewe ariko ndabona mu maso yawe ngo uri clair ukuntu urumva wese ukonfirma ko umwana atari uwawe mba numva nyine simba umaze kuyikonfirma n'ubu ukonfirma ko atari uwawe rero uzatura umutwaro uko imana izabigena uzayifate gutyo ugenewe n'amana kugira uzatura umutwaro uko imana izabigena njye numva ngo imana iravuga wige gusenga niba utanasenga sibyo hari noneho ubwire imana unyobore muri iki kintu umwana niba akwiye kuba uwanjye abo uwanjye nzabibone niba atari uwanjye azajye hariya nyine bamurere uruhare rwanjye runibagirane kuri we simbizi
sinzi niba oya ahubwo igisengesho mba numva sinzi ukuntu nyine njye mba ntekereza nyine mba nsenga nyine nari nsanzwe nsenga pe hari ukuntu nyine umuntu aba yibereyeho mu mahoro agasenga nyine wenda atari ibintu nyine bikabije nk'ibi ngibi byo kuvuga ati ni ukujya mu byumba nyine nkasenga bisanzwe pe urumva nkasenga bisanzwe nkumva mfite amahoro mu rugo urumva nkumva nta kibazo mfite nkasenga nsengera urugo rwanjye ngo Imana iruha amahoro urumva ibyo umuntu aba adafite uyu munsi ejo nkumva nizera yuko ejo azabibona ariko sinzi ko umuntu abura amahoro nyine satani ikagutera mu rugo nyine najyaga mbyumva satani ikabatera mu rugo nyine mukabura amahoro urumva ariko nyine narabibonye ariko ikintu mba nsengera hari ubwo nanasenga nkumva sinzi nimba isengesho ryanjye rigera ku Mana ngasenga nti Imana yongere imfashe yongere ingarurire amahoro mu rugo rwanjye nongere ngire amahoro mu rugo rwanjye urumva ntitaye kuvuga ngo ibyo ngibyo byungana ngize n'amahirwe nyine nkumva ngize n'amahirwe Imana yankuriraho icyo gikomere cy'uwo mwana nyine sinongere no kubitekerezaho n'umugabo wanjye agakira icyo gikomere agakira ako gahinda tukongera tugasubira mu mahoro twari turimo sinzi ikintu nimba Imana ishobora byose nyine ikumve amahoro yabone mu rugo ugire urugo ruzima ariko unayibaza uti ni iki nkwiye gukora kumva ni ibintu bikuremereye nanjye ubyumva n'undi wundi biraremereye uzabaza Imana uti ni iki nkwiye gukora muri ino nzira nyine hari ukuntu abantu nyine ahari nyine sinzi ko bibaho nyine hari ubwo nanjye nongera nkicara nkatekereza nkumva ibintu se bibaho nkumva nyine ntibibaho ako nyine byabayeho tukadusoze inama nakugira ni kutazatekereza by'umurengera ngo bitume ujya ahadakwiye ujye uganira n'umugabo wawe buri kantu kose ya communication umugabo aba yifuza uzayigire buri detaye yose ujye umubwira kuri we bizagufasha no kuri we bizamufasha sibyo niba umukunda atazakubura gutyo hari ubwo ushobora gufata ibyemezo aho banumva bajya bafata ibyemezo bitari byo bakaba batekereza no kwiyahura ibyo bintu na nyine muri icyo gihe nanjye narabitekereje ntuzigere wongera kubitekereza niba ukunda uwo mugabo sibyo yarakubwiye ngo yagusabye yaguhaye challenge ikomeye umupira wishyize mu biganza byawe nta mpamvu yo kugira ngo umusebye ugiye kwiyahura sibyo nawe niko yambwiye pe utazigera umusebya no ku musozi wumva hazasigara no ku isi hazasigara igikomere wamwongereye nta rukundo na ruke rwaba rurimo sibyo icyo kintu uvuga uti ngomba kurwana n'urugo rwanjye mu gihe wenda iby'umwana iyo bitakurimo ari kwa mama mwiza ari kwa papa aho ngaho ari kwa mama mwiza umuntu umukorera ibintu nk'ibyo ngibyo ntamenye ibyo Imana ikora genda wubaka urugo rwawe wubaka urugo rwawe uvuga uti ngomba kubaka urugo rwanjye no kurenza ikindi gihe ku buryo n'umushakashatsi nubwo atabikora gutyo azaza gushaka vuga ati dore urugo ruzima urugo rwubaka ubigendereye noneho wowe ukwiye kurwubaka ubigendereye umugabo wawe umurate mu bandi umugabo wawe umuvuge mu bandi umugabo wawe umwereke ko ari udasanzwe ntagasanzwe ntasanzwe ariko unabimubwira kubera ko biri ku mutima wawe ntabwo abizi utabivuze ntazi ishimwe ryawe utabivuze nibyo ushaka gukora ukamutekera ukamusasira neza ukagira isuku mu rugo
ushobora no kubyibagirwa bitewe n'agahinda gakabije ugasanga mu rugo ntabwo wabikoze ariko urwane no kuvuga no agahinda ntabwo kagomba gutuma ntita ku rugo rwanjye, ntabwo umugore ukwiye mu rugo rwanjye, ntabwo umugore w'intangarugero mu rugo rwanjye, you know. nta handi babandi utekereza ko bakubwira ibyo uti no usigeho umugabo wanjye ndamukunda, ibyabaye ntabwo mubizi, uri kubyumva. Uhagarare ku rukundo rwawe n'umugabo wawe, ntabwo adatekereza kuba yarakugumanye ni uko yabonaga ko uri umugore muzima, uri kubyumva. Ntatekereza ko afite ubushobozi bwo kuvuga ati cari yananye cyane, afite ubwo burenganzira ukanabyakira cyane pe. ariko impamvu yatumye haguma niyo ugomba kurwanaho, sibyo? Niyo ugomba kurwanaho ukamubera imbuto, umuntu udasanzwe. kuraje sibyo? Nukenera umusayikologist sibyo, cyangwa umuntu muganira uzamvugisha sibyo, kandi uzamugisha binashobotse. Rero marumva mwagira terapi ya couple sibyo, ku buryo nyine mugenda mukaganira n'umusayikologist akaba yabafasha mwembi muri babiri sibyo. Wenda byadufasha, birafasha. Terapi ya couple birashoboka cyane sibyo. ukuri sinzi nyine ariko byadufasha ni ukuri. Yego byadufasha pe. yego, reka dusoze sibyo.